Reka tubasuhuze mwese abakurikiye Blessing Miracle, tubifurize amahoro y'Imana kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nkuko rero bisanzwe, nkuko mubimenyereye, ni Pastor Shimiye, umushumba wa Blessing Miracle, ubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'umwaka musha muhire, mbifurize na Noheli nziza. Kuri uyu munsi wa Noheli mbifurije amahoro y'Imana aho muri hariho hose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, kuri iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Reka mwese mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Dufite vyinshi twashima. Imana yadukoreye ibikomeye muri uyu mwaka wose. Mu magambo make, ntacyo dushinja Imana. Imana yaraturinze, Imana yadusimbukije impfu nyinshi. Imana yabanye natwe mu bigeragezo byose twagiye tunyuramo, uhereye mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12, kuri tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12, kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Turashima Imana ko uyu munsi mukuru wa Noheli ari umunsi w'umwihariko. Nanone ku bantu mwamenye Imana, nababwira ko uyu mwaka tugiye gusoza utandukanye n'iyindi myaka yose. Nibwo nabonye abantu tugenda dupfutse umunwa kuva isi yabaho. Ibyo ntabwo nari nakabibona. Nibwo nabonye Bibiliya tuzibika ku cyumweru tukazisomera mu ngo. Nibwo none nabonye insengero zicingwa imyaka 2020 irashize. Ivyo bibaye muri 2020. Uyu mwaka ubaye umwaka usize abantu benshi bapfuye kuri iyi si ya rurema. Mbese nashaka kugira ngo manze nkwibutse kuri uwo gushima Imana. Manze nkubwire ko ukwiye gushima Imana. Le palasikare maski demon. Ndanezerewe, ndumva nkwiye kukwibutsa kukwiye gushima Imana. Hari abantu bakurusha uburanga, abo barapfuye urasigara covid irabahitanye, ariko wewe uracyari muzima. Abandi impanuka zarabahitanye, babandi uzi baragiye, ariko wewe uracyari muzima. Abagabo benshi babaye abapfakare, wewe ntabwo wapfakaye. Abamama benshi babaye abapfakazi, wewe ntabwo wabaye umupfakazi. Nubwo uwo mwashakanye ashobora kuba yaragutaye,
muri uyu mwaka, ariko Imana tuyihereze icyubahiro. Rebandoski demando ya sayi erebone ya sika, yakoze ibikomeye turayishimiye, yarahabaye turayishimiye, yarakurinze turayishimiye. Munyemerere mbabwire ko tugomba gushima Imana, tugomba kuyishima uko biri kose. Nta cyatuma tudashima Imana. Twagombye bamwe kuba dufite envelope, tukaba turimo dutekereza ku ituro tuzashira muri envelope tugashima Imana. Ariko inshuti yanjye, reka manza nkubwire ko utarapfuye, wagwaye kovide ariko ntabwo yakwishe. N'utarayigwaye yarafite ubwoba ko umugabo ashobora kuyimuzanira, cyangwa ko umugore ashobora kuyimuzanira, cyangwa ko abana bashobora kuyikuzanira. Ariko rebando serebosi karama ya shakereboni ya trai, turayishimiye ko yahabaye, turayishimiye ko yahabaye. Kandi ndatangaza ko nuriya mwaka wa 2021 ko Imana izahaba. Hari ikintu Imana imaze iminsi imbwira kuri uriya mwaka wa 2021 nanone izahaba. Rero kuba ugejeje kuri iyi Noheri, ugejeje kuri uyu munsi, si imbaraga zawe, suko wakarabye ibiganza cyane, suko wambaye agapfukamunwa neza, suko utahuye n'abantu banduye. Iyo ni neema ya Mungu, iyo ni ijambo Imana yakuvuzeho ryakurinze. Nshuti yanjye, washima Imana. Dufite amashimwe menshi, ndabizi ko wari butekereze ku ituro uzashima. Ariko uyu mwanya insengero zirakinze, ariko nashaka kukubwira ko utabura kushima. Iyo nomero yanjye iba muri mobile money. Ndi umushumba, shumbye itorero. Watekereza ituro ryo gushima Imana, ukarishiraho, ukampamagara, ukambwira ngo pasitoro, Imana yabanye nanjye, twarasenganye, twarabanye. Ituro rishima Imana ntabwo ribagishi. Washima Imana ukurikije kuntu Imana yakurinze, ikarinda abana bawe, ikarinda umugabo wawe. Iyo nomero wayitanga ituro gishimwe. Waba uri mu mahanga vyaroroshe, naho mobile money isigaye ikora. Wakoherereza ukanyandikira ukambwira ngo nohereje ituro gishimwe. Waba uri muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndabizi nasenganye muri uyu mwaka n'abantu benshi. Nanone wabikora ukoherereza kuri iyo nomero. Igihugu cyaricyo cyose waba urimo, utabonye ukohereza kuri mobile money, wajya nanone kuri Western Union cyangwa ku yandi mabanke, na ukohereza ituro gishimwe. Nanone ukanyandikira ukambwira ngo mpesha umugisha kubwo gutanga ituro gishimwe ku Imana yarinze. Ushimira Imana uyu mwaka. Nanone muri uriya mwaka ndashaka kukubwira ko nawo Imana izabana nawe. Imana ikumpera umugisha. Munyemerere kuri uyu munsi mukuru wa Noheri dusangire
ijambo ry'Imana Imana ishize ku mutima wanjye, ariko reka mbanze musengere wewe uhise ubitekerezaho, utegereje kuntu Imana yakurinze, ugatekereza buriya njya mvuga ngo ntacyo wabura Imana, wabura washima Imana, nubwo wabura umushomeri ariko wabitekerezaho n'umugabo wawe ukamubwira ngo nubwo ari we ukora, anyemerera umituro ry'ishimwe, dushimira Imana ko Imana yabanye natwe, Imana izagufasha. Kamanze musengere wewe ugize umutima wo gushima Imana, wewe ugize ishaka ryo gutekereza kuntu Imana yakurinze impanuka, yakurinze impfu nyinshi, ndetse yarakurinze. Reka tuyishimire. Mana ndagushimiye, dotere basakude mando ya waichekima ikoti pe ya sira dawene mando ya sikara besido wene sikara widiminia anza kusere weti pende ya sika zayara wipeneza anzo kuwa remando ya sire matuta yaraweku ede bando ya sita. Ndagushimiye ko waturinze uyu mwaka wose, ndagushimiye ko uyu mwaka wose wahabaye. Oreba ya sika idomene ya sika, ntacyo dufite twashima, ntacyo dufite, ariko turagushimiye muri iri sengesho. Turagushimiye Mwami, waraturinze. Ntabwo twari tuzi ko twagera kuri iyi Noheri, ntabwo twari tuzi ko uyu mwaka twagera muri uku kwezi, ariko warahabaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Ote pando sikara winimando asayara whisky de maidrome. Abana abamama bagushimiye, abana abakobwa bagushimiye, abana abagabo bagushimiye, abana abasore bagushimiye. Baragushimiye ko wahabaye, baragushimiye ko wabanye natwe nubwo twanyuze mu bikomeye, nubwo twanyuze mu bikomeye. Satana akaba yaraduhize cyane, ariko warahabaye. Uhabwa icyubahiro. Ndagushimiye kugiye kuhaba, ndagushimiye do peski de mando, ndagushimiye ku izina ryawe rigiye guhabwa icyubahiro. Urakoze Mwami, tugiye kumva ijambo ryawe, ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana iguha umugisha kubwo gutekereza gushima Imana, kandi Yesu akomeze kwiteho. Turasoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa 34. Marayika abaza Mariya abaza marayika ati, ivyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera ode basikaidraye azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma wera azavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu wo mu zabukuru, witwaga ingumba. None uku ni ukwezi kwa gatandatu kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo urihere. Nimwakira ijambo ry'Imana. Reka nongere nsubiremo 37. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo urihere. Nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ndanezerewe kuri uyu munsi mukuru
wa Noheli nejejwe n'Imana kuganira nawe ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, nashaka kukubwira ko dufite ibintu byinshi twashimira Imana. Nakubwiye kuntu ugomba gushima, ntabwo nongera kubisubiramwo. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo marayika abaza Mariya. Marayika abaza Mariya ngo mbese bizagenda gute ko ntararyamana n'umugabo. Marayika yari amaze kugenderera Mariya, aramubwira ngo uzasama inda, kandi uzasama inda y'umwana w'umuhungu. Amubwira amazina kuntu azitwa Yesu. Amubwira kuntu atazigera amwigisindisha n'ibindi n'ibindi. Muri iyo minsi yaramaze kurambagizwa n'umugabo yitwaga Yosefu. Ariko barikiri muri iyo mirambagizanyo, abantu bose bamaze kubimenya ko Yosefu akundana na Mariya. Nanone bari bamaze kubona Mariya ari umwana witonda. Bukeye bwaho rero marayika agenderera Mariya. Ucyumva aya magambo, hari marayika uje kugenderera ubuzima bwawe. O tepando sekere bashara widinima. Aramubwira ngo uzasama inda y'umwana w'umuhungu. Mariya abaza marayika ngo ibyo bizagenda gute ko ntararyamana n'umugabo. Marayika abwira Mariya ngo iyo nda ntabwo ari iy'umugabo, ahubwo ni iy'inda y'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Mariya uwo mwanya arasama, asama inda y'umwana w'umuhungu. Amaze gusama inda, afata urugendo ajya gusura uwo bita Elizabeth. Uyu Elizabeth nawe yaramaze iminsi afite inda y'imvutsi y'umugabo yitwaga Yohana. Niwe Elizabeth yari atwite Yohana. Basuhuzanyije, abana basimbukira mu nda. Reka ibyo mbireka nivugire kuri Yesu. Yosefu amaze kumenya ko Mariya atwite, ashaka kugira ngo amubenge rwihishwa, amureke. Marayika yavuganye na Mariya
haleluya. Ndashaka kukubwira ngo yavuganye nawe naho yagiye iracyahari, igiye kugaruka muri iri joro rya Noheri ivugane nawe. Ore ya sikara mando ya sandore be sikara wanazi. Araza abwira Yosefu, aramubwira ngo Yosefu, wirenga umugore wawe, inda twite ntabwo ari umuntu usanzwe, inda twite ni ya marayika w'Imana. Amini, ni y'umwuka w'Imana, ni y'umwuka wera. Yosefu yari yagize ubwoba, ariko Yosefu arakomera. Yosefu yemera Mariya, Yosefu yemera kurongora Mariya. Naratangaye cyane. Bari bageze mu zabukuru, babonaga bidashoboka. Reka nkubwire ko ibidashobokera abana b'abantu muri iyi minsi ya Noheri, ku Mana byose birashoboka. Kuri uyu munsi wa Noheri reka mvugane nawe ngo hari ibintu bigiye gushoboka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mariya abana na Yosefu, naratangaye cyane. Igihe cyo kuvuka kigeze, bajya i Betelehemu mu gisagara cya Dawidi. Mbandara kubabwira ngo uyu Yosefu ni umuhungu wa Dawidi. Ahangaha niho Mariya yafatiwe n'inda. Abantu bari bazi ko Mariya azabyarira ahantu heza, ahantu hasobanutse, ariko inda imufatira ageze mu rwuri rw'inka. Afatirwa inda ari mu bashumba. Inda imaze kumufata, Mariya aricara, aribaruka, arabyara, abyara umwana w'umuhungu. Yesu aravuka. Iyo turi kuri uyu munsi wa Noheri, tuba turimo tugerageza kugira ngo twibuke kuvuka k'umwami wacu Yesu. Yesu yatuvukiye. Yesu avukira mu mutima wawe, umutima wari ufite amaganya. Ndashaka kukubwira ko iri joro Yesu avukiye mu mutima wawe. Kuri iyi saha Yesu avukiye mu mutima wawe. Ndatangaza ko ibyakubayeho ntabwo 2021 bizakubaho. Ndatangaza ko iri joro wakiriye igitangaza cy'umwami wacu Yesu Kristo. Umva 37 havuze ngo kukari nta jambo. Ore bando sikaramaski demora. Kukari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Umva, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abari ingumba, abari bageze mu zabukuru, hari Imana irabibuka. Abari bihevye, hari Imana irabibuka. Reka habe ikinyuranyo. Yesu avuke, namara kuvuka nawe wakira igitangaza cy'Umwana mu izina rya Yesu. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuri uyu munsi mukuru wa Noheri, ijambo Imana yakuvuzeho
ndashaka kuvugana nawe ngo rizasohora ijambo Imana yakubwiye. Abarozi bakwitambika, abakugwanya bakugwanya, abakuroga bakuroga, abagusebya bagusebya. Ijambo Imana yavuganye nawe iryo ntabwo rizahera. Amagambo y'abantu yahera, amagambo abantu bavuze yahera, ariko muri uyu munsi mukuru ndashaka kuvugana nawe ku isezerano wahawe. Nubwo hasigaye iminsi ngo irangire, ryasohora. Mama, uyu mwaka warangira usamye, uyu mwaka warangira wakira igitangaza, uyu mwaka warangira ibintu bihindutse, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yesu avukira mu mutima wawe, Yesu avukira mu bugingo bwawe, Yesu avukira muri wewe, kandi navukira muri wewe amateka yawe arahinduka, ubuzima bwawe burahinduka. Nababwira byinshi, ariko ndashaka gusengana Imana nawe kuri uyu munsi mukuru wa Noel. Ndashaka gusengera Imana. Imana yarakurinze, Imana yabanye nawe, none Yesu avukiye mu mutima wawe. Nyemerera, niba Yesu avukiye mu mutima wawe, ugira ibintu wanga, ugira ibintu uhakana, ugira ibintu ureka, kuko umwami ntabwo yavukira ahantu handuye, umwami avukira ahantu hatunganye. Mana, turagushimiye kuri uyu munsi mukuru wa Noel. Wabanye natwe uyu mwaka wose, wagendanye natwe uyu mwaka wose. Dufite byinshi twakubwira mwami, dufite amagambo menshi twakubwira Elohim, dufite amagambo menshi twakubwira Adonai, dufite amagambo menshi twakubwira Shama. None ndagushimiye ku uyu munsi mukuru wa Noel, ko umwami Yesu avukiye mu mitima yacu. Ndagushimiye, ijambo ryawe riravuga ngo twahawe umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, ubutware buzaba ku bitugu bye. Natwe turagushimiye kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, kuvukiye mu mitima yacu. Urakoze kuko uri kumwe natwe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kanda subscribe, ubutumwa bugere ku bandi kuri uyu munsi mukuru wa Noel. Nubwo utagiye mu rusengero, insengero zikaba zikinze, ariko n'iryo jambo, n'iryo munsi ubane naryo, ugendane naryo, mu izina rya Yesu, amen.